bari kuvuga ngo mwabibye abareye tubibase barani ko bahora barira niko bavuga penalty ntabwo yariyo penalty se nawe utanayitanze n'umwana wavutse uwo munsi uri muri maternity iriya isifura iragaragara niko bitwaza n'ikivuga kuri uyu mukino ntabwo gusa bagerageje kujya badutanga mu minota ibanza bagakina neza hagati barandusha ruboneka ntabwo arameze neza na Mugisha Gilbert ntabwo yaremaga uburyo ngo ahereze Watara na Togi ngo bakore finishing y'igitego ariko ku gikombe cy'amahoro nibeshye nugushwanyaguza tukayitanyaguza intare yifashe irashwanyaguza kugira ngo icyo kintu kitongera kwiterateranya kikaba kizima ikizama iraducitse nicyo kitubabaje aho tuyitegeye izibeshize ku gikombe cy'amahoro. Muri iyi weekend habaye umukino w'amateka, habaye umukino ubuhanzwe amaso na buri wese, Derby de Mille Collines, Rayon Sport na APR FC. Ikibazo ntabwo ari uwo mukino wabaye gusa, ahubwo nuko wasize amagambo menshi mu bafana ndetse n'abakunzi ba ruhago nyarwanda. Ese koko habayeho akarengane? Umusifuzi wasifuye uriya mukino ngo yatanzemo penalty itariyo. Ikindi igitego cyatsinzwemo APR yatsinze Rayon Sport kuko cyari cya penalty ngo ntago cyakabaye cyaratsinzwe. Ni mu gihe abafana ba APR nabo bavuga yuko igitego Rayon Sport yatsinze nacyo ngo yari yaraririye. Ese koko habayeho akarengane? Umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane. Yabitangaje nyuma yo kunganyana APR FC igitego 1-1. Ni umukino wari utegerejwe cyane ariko kandi warangiye uteje impaka zikomeye kubera penalty yavugishije benshi. Haringingo yavuze ko iyo penalty atariyo kandi ko yabujije amanota 3 y'ingenzi ekipe ya Rayon Sport mu rugamba barimo guhatanira rwa shampiyona. None se koko umusifuzi yaribeshye? Rayon Sport yaba yaribwe koko ikaba yimwe itsinzi? None se iyi miswi izagira izihe ngaruka ku gikombe cya shampiyona? Muri iyi video tugiye gusesengura byose byabereye muri uyu mukino, ubundi amarangamutima y'abakinnyi, ibyavuzwe n'umutoza ndetse n'ibitekerezo by'abafana. Ntucikwe n'iyi nkuru ishyushye iri kuvugisha benshi mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ubundi mu by'ukuri byagenze bite? Reka tubyinjiremo, ariko wowe mu gihe cy'amasegonda 10 ngiye kuguha kanda subscribe na like, ubundi tubyinjiremo urahava usobanukiwe kuri kose. Ijoro ryari ritegerejwe na benshi kuri stade Amahoro, huzuye urusaku rw'abafana, imitima ihagaze, buri wese ategereje kureba uwegukana itsinzi hagati ya Rayon Sport na APR FC. Ariko ibyabaye nyuma y'umukino sibyo benshi bari biteze. Ni umukino wabaye ku rwego rwo hejuru, amakipe yombi agaragaza inyota yo gutsinda. Igice cya kabiri cyaje kuzana impaka zikomeye, aho hatanzwe penalty yavugishije benshi. Umutoza wa Rayon Sport Francis Haringingo bakunda kwita Mbaya ntiyigeze abihishira. Ijwi ririmo amarangamutima n'agahinda yatangaje ko iyo penalty atariyo kandi ko yababujije amahirwe yo kubona amanota 3. Mu magambo ye yagize ati, navuga ko wenda umusifuzi yibeshye atanga penalty itariyo, ariko ibi byadutwaye amanota twari dukeneye cyane rwose mu rugamba rwo guhatanira shampiyona. Abafana ba Rayon Sport bo ntibabyishimiye na gato. Ku mbuga nkoranyambaga benshi bagaragaje uburakari n'agahinda, bavuga ko ikipe yabo yibwe itsinzi ku mugaragaro. Muri make bati twakozwe mu mufuka. Ese koko ubundi koko habaye amakosa ku musifuzi cyangwa ni igice gisanzwe cy'umupira w'amaguru aho amakosa bari mu mukino? Bikaba nka bya bindi nanone yo gukubitwa ukabura ubyegekaho. Ariko nubwo byarangiye amakipe yombanganyije, Rayon Sport isa niyahombye cyane kurusha APR FC kuko
yari ifite icyizere cyo gukomeza kwegera igikombe. Ubu ngubu iri ku mwanya wa 4 n'amanota 48, mu gihe APR FC yo ikomeje gukurikirana iya mbere, yoyo ifite amanota 56. Hari ingingo Francis yongeyeho ko nubwo batakaje amanota urugamba rutararangira burundu, ati haracyari imikino isigaye, ariko tugomba kwemera ko uyu mukino wadusubije inyuma byanze bikunze. Gusa hari indi ntego bahise bahindukiriraho, iyo nta yindi igikombe cy'amahoro. Umutoza yavuze ko umukino bafitanye na Gorilla FC bazawufata nk'aho ari finale, bityo bagashyiramo imbaraga zose zishoboka. None se ubibona ute? Penalty yari ikwiriye cyangwa Rayon Sport yararenganye? Iyi miswi se cyangwa se ukukunganya bizagira ingaruka ku ruhe rugamba rwa shampiyona? Tanga igitekerezo cyawe twiganirire kuri iyi nkuru iri kuvugisha benshi cyane. Reka jewe duhurire mu zindi nkuru, ariko umbwire icyo utekereza. Nishimira